Muraho nanone twongeye ko shimira Imana yaturinze tukaba turangije uyu mwaka nubwo usigaje iminsi mikeya ariko ntitwavuga ko tutazawurangiza. Dushimiye Imana yabanye natwe. Rero tubaye ikaze kuri Mwigengesero TV. Imana ibahe umugisha, twibwire yuko mwagize Noheli nziza, ariko ku Banyafurika muri biriya bihugu by'amahanga bimwe na bimwe ntekereza ko bo mutarayigeramo muzayitangira ejo. Ariko ni ishimwe rikomeye iyi Noheli, nubwo abantu benshi batekereza ko ari wo munsi umwami yavutseho, ahubwo hari ibintu byarimbuwe kuri uwo munsi bibisimbuzwa uyu munsi. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo dufatikanye ijambo ry'Imana ryanditse mu Baroma ibice 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Ni amagambo Pawulo yandikiye Abaroma. Muri uku kwandikira Abaroma, Pawulo yakoze umurimo ukomeye cyane mu nzandiko yagiye yandika, zirakomeye. Ntangara cyane umuntu akayobora itorero afite uburyo, afite amafaranga, ahembwa, agenda mu modokari nziza, ukaba utabona n'agatabo k'ijambo na rimwe yaba yaranditse azasiga ku rwibutso rwe, ngo avuga ati hari agatabo nanditse kavuga gutya na gutya gutya na gutya, narabigenzuye nuko ndashakisha sinagira ko mbona. Ariko bitavuze ko hari abakozi b'Imana baciriritse ahubwo handi bagiye bandika ibitabo bakitanga bakagorwa, nta yandi mafaranga bafite, nta n'ahantu bakura, ariko ukabona yasohoye igitabo kivuga ku bintu by'Imana, umuntu yagisoma kumva ashubijwemo imbaraga. Rero reka dusome tudatinze. Imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera, nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe. Natwe niko turi, kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Mana yacu, tugushimiye ko duhaye umwanya wo kuvuga kuri iri jambo. Ni ukuri udushyigikire kandi utuyobore mu izina rya Yesu, amen. Aya magambo rero ni Pawulo wayandikiye Abaroma, ababwira ko burya ubukristo atari amazina abiri, ubukristo atari ugusengera ahantu n'aha, itorero runaka ryiza rifite urusengero rwiza, ahubwo buri ubukristo bugaragazwa n'imirimo. Iyo mirimo rero iyo itabonetse n'ubukristo ntibuba buhari. Hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo hari amasega aryana azaza afite ishusho y'intama, inyuma ukababona ari intama ariko imbere ari amasega. Inyuma ubabona ari abakristo ariko imbere ari abagome. Mu minsi yashize nibwo nagiye mwiyerekwa, nza kubona imbwa nyinshi zuzuye igihugu ahantu hatandukanye. Izo mbwa zari zifite amenyo ateye ubwoba, ku buryo n'ayo menyo nabo ubwabo yari amenyo aremereye izo mbwa, niko navuga. Nuko noneho nitegereje ayo menyo, imbwa zaragendaga mu nzira, amenyo yazo akagenda akururuka hasi. Nibwo ijwi ryambwiraga ngo urareba ziriya mbwa n'ariya amenyo yazo, ngo ziriya mbwa zishinzwe kubabaza abantu, ngo zikojejeho amenyo ngo ahorana umubabaro, mbese umubabaro udashira, akabura uko yawugenza. Ngo uko ubona amenyo yazo yakuze, akazisumba uko zireshya, ku buryo ayo menyo yagendaga akururuka mu itaka. Ngo niko iyo iryinyo ryayo rikoze ku muntu ahura n'ibibazo, nawe akagenda aremererwa. Hanyuma nibwo nazaga kwitegereza, ndavuga nese izi mbwa zavuye he?
arambwira ati izi mbwa zaturutse ikuzimu ziza zikoreye umubabaro w'uburyo butandukanye kugira ngo zibabaze abantu. Hanyuma birashoboka ko rero ugenda uhura n'imibabaro itandukanye ukibaza iyo iva, ituruka kuri izo mbwa, ariko muri make muri gahunda Imana ibyo bintu byose irabizi kuko ni se w'ibiremwa. Ntiwibwire ko izo mbwa ari imbwa izi zisanzwe, ni imbwa, ni abantu baba bafite ishusho y'abantu ariko ari mu mitima yabo bafite ubugome nk'ubw'izo mbwa. Ni uko nguko Yesu yavuze, aravuga ati hari abantu bameze nk'intama atari ko mu kuri imbere y'amasega aryana. Pawulo rero nibwo yabwiye Baroma, arababwira ati nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Iyi mibiri yacu ni ibitambo, ni Imana iturebera. Iyo dukoze imirimo myiza kandi kuba igitambo ni uguhagarara aho umuntu yagombaga kugwa, ni uguhagarara mu kaga undi yagombaga kujyamo. Abantu benshi bakunda kwishimira Noheli bakarya bonyine, ntibamenye ko hari imfubyi, ntibamenye ko hari abapfakazi, ariko Imana ishimwe kuko ari se w'imfubyi ikaba n'umugabo w'abapfakazi, igifasha abantu ikabagirira neza. Uyu mwaka hari abakire bafite amamodokari, hari n'abahingiye amafaranga bahingira ububyizi, ariko tukagenda tukawurangizanya hamwe. Niho njya ntangarira Imana, hari uwagiye yisuma nk'umukarani akajya yikorera utuzigo kugira ngo abeho, nawe umwaka arawurangije kandi akabishimira Imana. Yaba abonye umuntu yikorera akazigo akavuga ati umunsi Imana yankoreye igitangaza. Nuko buri muntu wese aba afite ishimwe ritandukanye bitewe n'akazi akora. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwera imbuto. Kuba abakristo b'izina si byiza, ariko Imana idufashije twakagombeye kwera imbuto, tukaba ibitambo bya bene data, tukaba ibitambo by'abantu b'Imana. Ese umuntu yaba igitambo ate? Twagiye tubona abantu benshi baba ibitambo. Umuntu yaba agiye kurara ukajya kubona ukabona Imana irakubwiye iti fata ibi byo kurya ubishyire kanaka, araburaye. Ugafata inzira ukagenda, wagerayo koko ugasanga wenda amaze nk'iminsi ibiri aburara, ariko wowe urya ugahita umenya ko Imana igukoresheje. Uyu mwaka rero urangiye nawe ubonyemo ibintu byinshi cyane nagiye nkurikirana ku macano, ku ma YouTube, abantu banyanyagiye biyita abakozi b'Imana ku ma YouTube, ababwiriza, abahanura. Ariko niba uyu mwaka ni umwe mu mwaka wagwije abapagane cyane, ndetse no kubara abakristo baragwa, nanone ni umwaka ubonamo hadutse abantu benshi b'abahanuzi, hari ku ma YouTube, ari ku macano. Ariko ikiba kigenderewe namaze kumenya ni ubucuruzi abantu baba barimo. Ni naho nigeze kumva umuntu umwe yigisha aravuga ati hari abantu ibintu atari ibyabo, ati bajya ku macano atari ibyabo, ati ikimenyetso kizakubwira ko ibyo bintu atari ibyabo, ati nuko nta mwanya baba babifitiye. Ubwo ashaka kwerekana ati ni ibyaha baba barakoze, ati binjiramo. Ariko icyo abagambiriye kuvuga gutyo ni uko aba ashaka we yumva ko ari we bakurikira wenyine, kuko ari ubucuruzi arimo, akavuga ko ari kwigisha ijambo ry'Imana ariko ari ubucuruzi barimo. Ni nacyo gituma ubwo butumwa budashobora guhindura abantu ngo tubone urutonde rw'abantu bihanye kubw'ubutumwa bwiza bagize. Umuntu amuhamagare avuga ati byagenze gutya na gutya, Imana ishimwe, ubutumwa bwawe bwarampinduye, ngo abashyire ku rutonde, abatumire, ababwira ati tuzahurira aha. Abantu bakanabeshya ku ma YouTube bakavuga ngo Imana ngo yabatumye, ngo Imana yababwiye ibi n'ibi. Ibyo bintu byose Data wa twese arabyihanganira kuko ari umubyeyi mwiza utandukanye n'abandi. Dukora ibyaha ntaturimbure kuko ari umunyembabazi. Kuba rero ari umunyembabazi nicyo gituma tudashiraho. Petero yaranditse n'abantu bavuga ngo ariko uwo munsi ngo kuki utinda, aravuga ngo Imana ngo itwihanganira idashaka kwagira n'umurimbuka. Rero Imana ntihabwa icyubahiro ku bashoje uyu mwaka, abagiye gusoza uyu mwaka.
tubifurije kuzawurangiza neza, abawugizemo amakuba ntagahora gahanze, Imana izabagirire neza, Imana izabacira akanzu. Hari abashoje uyu mwaka bari mu nzu z'imbohe, Imana nayo ibakomeze. Birashoboka ko umwaka utaha yabasora mu nzu y'imbohe, ariko hari igitangaza Imana izakora ku bantu bari mu nzu y'imbohe mu mwaka wa 2026. Hazabaho igitangaza gikomeye ku bantu bari mu nzu z'imbohe. Icyo gitangaza Imana niyo ikizi, ntabwo twagitangariza hano, ariko uwo mugambi Imana irawufite. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nimukomeze kurindwa n'Imana, kandi tuzakomeza gufatikanya icyubahiro kibi cy'Imana n'umugisha ube ku mitwe yanyu, kandi ibyo mugerageza gukora byose Imana ibabere umugisha. Reka dusenge. Urakoze Yesu ko tugiriye ubuntu, wadufashe muri iyi gahunda, ukomeze gushyigikira abantu, urinde ubugingo bwacu ndetse n'imibiri, tuzarangiza uyu mwaka amahoro, tuzawusoza amahoro, kandi n'umwaka utaha ntitwabura kuwusengera tunagushimira, kuko impamvu watweretse biriya bizawubamo ni ukugira ngo tugire ibyiringiro byo kuzawukomerezamo. Urakoze, icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen.